Hello, nizera ko mumeze neza abakunzi ba Muhoza Rwanda, nizera ko mumeze neza ndabashuje. Mugira umunsi mwiza abari hanze y'igihugu n'abari mu Rwanda mwese n'abadiaspora mbatubizo twinshi rero mugomeze kubwuga neza kandi Imana ibandindire. So mfite agastori nanone nyine nshaka kubabwira. None nyine mfite umukobwa w'inshuti yanjye nyine yambwiye ukuntu ngo yaje i Kigali nyine agiye muri famille yiwe. None nyine yagera nyine aragenda baramwakira arajya. N'ubwa mbere yarabonye televiziyo mu by'ukuri. None ngo bacanye televiziyo bajya kuyicana gata yirukanga agasoka hanze ngo kugira ngo adashye. Rero imbwenda seka. None ngagiye muri douche asanga kakaruso bakubisha muri toilette. Aragije akikubisha mu mugongo. Yakikubishije mu mugongo agira ngo ni icyogesho pe. Ndavuga ati sha ubunyacyaro mana. Iyo bunageze i Kigali paba yasirimutse n'ukuri. Ibaza agafata karoso kamwe ko muri toilette akikubisha mu mugongo umubiri wose. Aroga ati sha umva noze. None nyuma nibwo yaje kubaza ese kira kintu umukoresha cya kintu cyo muri toilette nabonye kiri mu kantu kagakombo ukuntu mugikoresha iki. Ngo nicyo bakuba muri toilette ngo kandi narakikubishije mu mugongo nzi ko ari ikiroso. Rero nyine ntabwo ari ibyo nashakaga kubabwira, nyine karakanyuzeho nyine ikindi kintu pe ni ikintu ushaka kuvuga ku rubyiruko, abana b'urubyiruko mana abenshi babayeho nabi kandi hari abafite utuzi. Nyine njye nagiye gukora mu nganda hari Masoro nyine nagiye ari nko mu kwa gatatu ndahagenda batubwira ko nyine ari ugutaha saa 11. Turagenda nyine tugezeyo baratubwira nyine iyo bagiye kubakira nyine basaba nyine